ikipe ya Rayon Sport, abafana ba Rayon Sport, ubuyobozi bwa Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport mwese ndabasuje aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ndabasaba mumanze mukande subscribe rwose. Umureyo uzi ko atarakanda subscribe rwose byaba ari ibintu bisebetse, byaba ari ibintu bitagaragara neza cyane. Mbere na mbere rwose mumanze mukande subscribe, ubundi tumanuke mu miriro mu ikipe yanyu mukunda ariyo Rayon Sport. Ikipe ikomeje kugenda ikubita umuhisi n'umugenzi, ikipe iri ku rugendo rugana kuri shampiyona, ikipe iri mu nzira nziza zo kuba yatwara igikombe cya shampiyona, dore ko iyoboye ayandi makipe. Icyo dusaba nuko igomba gukaba. Abafana barakubwira ngo umwanya twawugezeho, izindi nuko zazitondekaho. Rimwe Rayon Sport, izindi zize zikurikiranaho. Nawe uri kubyemera, ariko mbere na mbere nyine mumaze mukande subscribe kugira ngo iyi channel tuyizamure, tujye twiganiraho amakuru y'imikino mu ikipe yanyu mukunda n'andi makipe yose tuyageramo, kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Se match ya Musanze na Rayon Sport mwayibonye mute? Hari abafana bambwiye ati rwose mbere yuko utangira ikiganiro ubanze utubwire kuri Muhire Kevin, utubwire ubushongore n'ubukaka bwe, utubwire akamaro afitiye ikipe Rayon Sport. Se Muhire Kevin nawe uramwemera? Nimba umwemera kanda subscribe, bitubwire muri comment, utubwire ati Muhire Kevin ndamwemera, atanga umusaruro mu ikipe yacu. Atanga umusaruro mu ikipe yacu, ndamwemera cyane. Bamwita Muhire Kevin, ni umwe mu bakinnyi oya njye mbere byatangiye nta Muhire Kevin mbona ari umukinnyi udahambaye cyane, ariko ubu ngubu nibwo maze kubona ubushobozi bwe. Yamaze kubona ubushobozi bwe rwose ku ikipe y'igihugu Amavubi. Yaratwigaragarije, kandi n'indi mikino yibanjirije yaba muri Rayon Sport no mu ikipe y'igihugu Amavubi yari umukinnyi uri hejuru. Mu ikipe Rayon Sport amaze gutanga assist enye. Urumva izo assist? Muhire Kevin amaze kugaragaza ko ari umukinnyi ukomeye cyane. Umuntu utamwemera rwose sinzi kabisa. Muhire Kevin ni umwe mu bakinnyi bakina ku 8 cyangwa 10 bagakina neza cyane, bagakina wa mupira uvuga ngo uyu nguyu ni w'abanyamupira. Muhire Kevin rero kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport rwose, igitambara akwiriye kuba cyambaye rwose. Nta wundi muntu ukwiriye kuba yambaye igitambara cya kapiteni mu ikipe ya Rayon Sport uretse uyu muvandimwe bita Muhire Kevin. Muhire Kevin, kongeraho ba Charles Bare nawe ukomeje kugenda yigaragaza. Umwaka wa mbere yaraje muri Rayon Sport ntibyakunda neza, ariko ubu ngubu tangiye kugenda tugaragariza ko ari umwe muri ba rutahizamu bazagenda bagira byinshi bafasha ikipe ya Rayon Sport mu minsi iri imbere, kugira ngo ibintu bigende neza cyane muri iyi kipe ya Rayon Sport. Rayon Sport isaro ry'Inyanza, ariko abariyo ndabizi muba muhari muri benshi muvuga muti rwose tuguteze yombi, tugezeho ayo makuru. Tuvuye ku bakinnyi ariko tutarabavorika, tubanze tuvuge no ku muvandimwe bita Faringanye. Faringanye nawe ni ibindi ni umwe mu bakinnyi bamaze kugenda baca impaka mu ikipe ya Rayon Sport, umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bakundwa n'abafana, bavuga bati rwose Faringanye umwe mu bakinnyi beza twaguze, bazagira byinshi nabo badufasha, ibintu bikagenda neza cyane. Se uramwemera? Mwita Faringanye. Umunyasenegal rwose, ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka yaguze neza kabisa, yaguze neza kabisa. Twari tuzi ko APR ariyo yaguze neza, ariko nyuma twaje gusanga twaribeshye rwose. Rayon Sport yaguze abakinnyi beza mu buryo bw'ibanga, bakomeje kugenda bagaragaza ubushongore n'ubukaka bwabo. Bavuga bati Rayon Sport turayihesha igikombe, Rayon Sport idaheruka igikombe, Rayon Sport tugiye kuyiha ibyishimo, tugiye kuyiha igikombe. Rayon Sport tugiye kuyandikisha amateka binyuze mu bufatanye bw'abareyo, by'umwihariko abakire bagarutse bameze neza, bavuga bati ikipe turayiherekeza aho ijya gukina hose. Bya bindi byo kuvuga ngo sindeba match ya Rayon Sport ibiki n'ibiki, oya bose bari hari baragenda. Ufite umwanya rwose ajya kwihera ijisho ikipe yabo ya Rayon Sport aho igiye hose, bavuga bati turabashyigikiye kandi tubari inyuma. Icyo dushaka ni ibyishimo by'abanyarwanda n'abaturarwanda, ko Rayon Sport ntabwo ifanwa n'abanyarwanda gusa,
n'abaturarwanda rwose. Rayon Sport ifanwa ku isi yose, ibintu bikagenda neza cyane. Uyu mwaka Rayon Sport muribona muti dusoza ikiganiro njye nagomba nshaka kukigira kirekire ngira ngo tuganiremo mu minota mike ibintu byose ube ubimenye. Ikipe Rayon Sport muribona muti uyu mwaka noneho iramutse ibuze igikombe rwose Rayon Sport byaba bigoye ko yazongera kugira ikindi gikombe itwara, kuko uyu mwaka ifite amahirwe kuba ugeze ku mwanya wa mbere. Icyo ubusabwa ni kimwe, murabizi APR iyo yageze ku mwanya wa mbere ntago irekura. Rayon Sport irasabwa gutwara imikino yayo neza, itsinda umukino ku mukino, kugira ngo irebe ko yazasoza shampiyona ikiyoboye, ubundi ikegukana igikombe cya shampiyona. Kikegukana igikombe cya shampiyona kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Fasha uyu mwanya rero ngo mbashimire rwose, muri abantu b'agaciro, abareyo n'abafana bandi makipe mukande subscribe rwose. Ahangaha tuganira amakuru y'imikino mu makipe yanyu yose mukunda, ntago ari Rayon Sport gusa. Ndabakunda cyane, banyita Kwizera Louis. Dusubire mu biganiro byacu bitaha, ndabakunda cyane.